igihe twe dushakanye hari abapasiteri bake ntabwo bari benshi ubundi kandi twakora ni mu buhe mwaka 61 muri 61 mukecuru muri 61 Mana nyagasani 61 urumva rero kwari ugukora urugendo kuja gushingirwa mugakora urugendo rw'ibirometero hafi 120 n'amaguru n'umugeni se n'umugeni ariko nyagasani umugeni barabanzaga bakamuzana iwanyu bakamuzana mugakora fete yuko umugeni atashye ariko bamara bakamujyana ahandi kugira ngo mwe kubana batarabashingira mukaja kwerekanwa mu itorero ryanyu rikuru katwe twebwe twashingirwa ahantu tugenda ibirometero 80 ubu ni nko kuva hakugera hera kuva nkaha n'amaguru ukagera ibutare mu mujyi uzi ko ngubu ariho mu kubitekereza kabwa ndi buryo tugira nk'imodoka yego disi si bazaradufashije n'ukuri mwaraguriwe muri n'abageni twageze mu nzu y'uwacara navuye ariko bana ushimwe bazagitera cyane avuna ukuguru aravunika ari umugeni ariko mana daima uzima ni Yesu Mwokozi aliyeingia rohoni hakika akanitilia hodari nashiba rohoni kwa raha ya Mungu na moto wa mbingulimo napata kukaa nuruni kabisa na nuruni Yesu Mwokozi nimbabwira iryo banga wakoresheje ndababwira ndi uko mutubona ntabwo turi abamarayika natwe turi abantu kandi ntimutekereze ngo none nubwo mutoba mwarumvise ngo nyoko yigeze kuja iwabo twarwanye ariko rero mwibuke kuko iziri hamwe ntizibura izo kubitana amahere ariko rero hari ikidufasha ni ukumenya ngo turi abakristo umwe yaba yakoshe kabwira mugenzi we ati mbabarira cyangwa uwo wumva bimujemo nigeze kubibwira abagabo barambwira ngo none sipasi ngo wigeze guca bugufi ngo wakungore wawe imbabazi ndababwira nti mu by'ukuri mugende ntituri kumwe nawe hano ariko mugere mu rugo numubaze dore nguyu none yarayibere arababwira mu by'ukuri hari igihe habaga ikintu ntitwumvikana namwe muranabyumva ko turabibabwira ari byo muhaye mwumva hari igihe mwicara mu rugo kumva wakwerekereye nunda kumva yakereye abakiri bato umuriro buryo uba wa noneho rero ariko kugira ngo mwongere mu bigarure nuko mubwirana ngo ariko uje twakoze byose tubabarira noneho rero mukababarirana kubabarirana ni umuti munini mu buzima bw'abantu kuko uranoza kozana bya bikomere mwari mufite kozana birya bitekerezo bindi mwari mufite noneho rero ugasanga muratungana ngayo amabanga abiri nari mvuze gusenga mvuga no kubabarirana ariko nari kuvuga ngo cyane kinini ni kubabarirana kuko gusenga ko ushaka kubisengeraho umuntu abisengeraho ariko nabyo ukaza wumva amasengesho asa n'ahayurira hejuru y'umusozi udashoboka uvuza ko kandi niho point iri kubabarirana kuko akenshi hatuhatinde kuko turi kwigisha abantu b'Imana akenshi usanga abantu basenga ubutayu ukabona jugujugu hasi hejuru barasenga bararirimba ariko bafite ukuntu batababariranye batasabanye imbabazi ibyo rero ni ibisanzwe ko byabaho ariko gusabana imbabazi aho ngaho icyo nicyo cyangombwa ni nacyo cyambere mu buzima urebe habe na Yesu arimo yigisha hejuru yo gusenga yaravuze ngo ariko nujya gusenga ngo ukibuka ko hari icyo upfa na mugenzi wawe ngo banza usubireyo uhagaritse amasengesho usubireyo ubanza ugende uje kubabarirana hanyuma yabubone kugaruka usenga nawe rero kuvuga ngo kuja mu matayu yego ni byiza ariko nabyo
njyewe ndi mukubwira n'abandi ino minsi nkabwa ndi mwasize ubutayu bukomeye mu rugo, kuko Yesu yaravuze ngo nujya gusenga winjire mu cyumba cyawe ukinge. None nkababaza nti icyumba cyawe kiza amavi yawe, si ibyo kiza amavi yawe kugipfukamamo, kuko nicyo kintu kinini cyane. Kuja mu butayu nabyo ni byiza, ububonye ari bwiza, ariko rimwe na rimwe rutera n'ibibazo, rutera n'ibibazo kubera kuko hari ababijyamo bakanarwarirayo. nta kibazo dukomeze. Nibyo ubutayu wari ukomeje uti bujya butera n'ibibazo n'igihe baburwaniramo. Njyewe narabibonye muri iki gihe abantu bakeneye ijambo ry'Imana, usanga hariho ubuyobe, ugasanga abantu barajya gusenga badakijijwe, bakajya muri ubwo butayu badahuje umutima. Mu by'ukuri birakwiriye ko tugomba kubanza kuhuza umutima cyane, ni ukuri. Mama je nanezerewe kuko je iki kiganiro ndi kumva koko dukwiriye kubanza gupfukama hasi tukabwira Imana ngo Mana ntabwo turagusaba ngo utubabarire. Niki Imana idushakaho rega. Kandi ubundi n'abakiri bato dukwiye, dore twe turacyari bato, dore ndi hano, uyu ni umutware wanjye, yenda muramubona turacyari bato, kugira ngo rero tubimenye tubyinjiremo neza, nuko natwe tubanza kumenya iryo banga. Iri banga rero turashima Imana ko twebwe turi mu bantu wenda bacyuzuye umwuka wera, bacyuzuye umwuka wera, bagikunze guca bugufi, bagishaka ijambo ry'Imana. Ariko ntago bishoboka ko abantu basaze ngo bangane gutya bataraciye muri urwo rugendo, kereka batuye mu ijuru. Ntibishoboka kuko uzi ko n'ibyo mupfa ntabwo ari ibintu binini cyane. Usanga hari igihe umuntu aba mu kazi kaza warushye cyane, waza none wabona habe na brosada iri hano ku meza, icyo nacyo cyonyine ubwacyo kikaba kirakubabaje. Ariko ibi bintu mwashize ku meza mwandaritse, undi nawe wahurirana n'amahirwe makeya nawe yarushe akagusubizanya nabi, noneho rero mukaba murazamuka cyane. kugira rero ngo muhoshe ibyo bintu nuko mugera mu rwego rwo kuvuga ngo tubabarirana, turi abakristo. Ese ariko ubundi ho twaradupfuye, kandi iyo mukoze n'imibare usanga ntacyo mwari mupfuye n'ubusa. Ariko ubwo busa nyine nibwo buteranya abantu, nibwo buteranya abantu. Nakongeraho nakitwa na communication, kuganira hari nabyo bishobora gutuma umuntu yomoka umutima, kuko buriya kugira ngo abantu basabane imbabazi nuko baba banaganiriye. Kandi uru rukundo ndeba murufitanye kuko muba mwaganiriye, sibyo mukecuru? Muba mwaganiriye ibintu mukabiganirira, mukanasenga, niko ntibaza ahari. Ariko se umushumba wanjye cyangwa umubyeyi wanjye pasiteri, mu by'ukuri ujya gukunda mukecuru ngo mubane, ntago njya kure, humura. Nyine mfite amatsiko menshi, kuko ubuhamya nzi rwose ni uko kundaga Imana, ariko mujya kubana mwareretswe cyangwa n'urukundo mwarakundanye, narega nabyo ndumva mfite amatsiko, bari rubimbwireho. Na mukecuru ambwire, mukecuru wowe warasenze urabyerekwa cyangwa nawe urukundo rwahise ruza, cyangwa ni bya bindi umuntu arangira umuntu? Mbese mbabari rutubwireho gatoya. Murakoze cyane, kandi ntabwo ari mwe bambere mubajije ibyo bibazo. Gusa twebwe ishakana ryacu ntabwo ryari yego. Ubu mwebwe iyo mujya gushakana, umuhungu niwe utekereza akavuga ati nabonye umukobwa cyenda bahuriye ku ishuri cyangwa bahuriye aho ariho hose, ukavuga uti nabonye umukobwa umeze gutya, none numvise umutima wanje unemeza ko twoshakana, ndanamukunda. Ukagenda noneho rero wa muhungu akajya kuganiriza umukobwa. Sinzi ga nimba ubu ngubu nabyo bimaze guhindura, abakobwa nabo bahaye baganiriza abahungu, sindabimenye, basigaye babaganiriza, ngo basigaye bajyayo rwose. Ariko rero ubundi narinzi ko abahungu aribo bagenda bakabwira umukobwa, akamuganiriza umukobwa nawe yumva arabikunze,
bakaba nyine barakundana. Ariko twebwe siko byari bimeze. Twebwe hakundaga ababyeyi akaba aribo bakunda abandi babyeyi, bakagenda bakabaza n'uwo mugeni, hakaba n'igihe banamukubariza utanamuzi utaramubona. Ariko twebwe amahirwe twagize uko umuhanda tubona twebwe twasengeraga mu rusengero rumwe. Urumva rero twebwe no gusenga, niyo dusenga twibuka n'abarimu bacu bakera, kandi umwarimu wiwe ni nawe mwarimu wanje. Urumva nako nakandi karusho. Abarimu bo muri primaire mu rusengero. Mu rusengero noneho aho mu rusengero twasengeraga hamwe. Bukeye umubyeyi wanje ari we papa aravuga ati nabonye umukobwa, ndamaze jese wahi, aramumbwira ambwira uyu nyine ngo amubwire, ndamubwira ndi naje n'ubundi ndazaga nicara ntekereza ngo zakubwira, usibye kuko gatuzi yuko mutabyemera. Ariko nawe na papa yaramaze gukizwa, arambwira atoya ati naje nicyo cyatumye bikubwira kugira ngo nejo ninja kubaza ntibikakugora. Aragenda aje kubaza, nyuma kujaga kubaza ntabwo ambwira ngo nimbanze tuje kuvugana. Oya, aragenda akabwira isi, akavugana n'ababyeyi, kabwira ati nakunze umugeni wanyu hano, umukobwa wanyu, none ndaje kumushingira umuhungu wanyu. Nabo bakibaza bati uyu umuryango mwiza, tubashingire. Noneho bakabyemera. Nguko rero uko twebwe byagenze. Ariko noneho natwe kubera ko urwo rukundo ruhari, nawe yaranashitse babimubwiye nta kibazo yagize, usibye kuko ntitwahagararaga ngo tuvugane. Ntimwaganira? Ariko bakira se ko bari baragowe. Hari ikiganiro ngo nibura mu byumvikaneho. Aho kuganira, umukobwa warezwe neza mu rugo rwa se yanabonaga n'umugabo waje hari nk'izindi mpamvu zitumye unyura aho hantu akaguhunga. Kandi afite amakuru, kandi anabikunze. Ariko umuco ni mwiza, ariko ibyo bintu mba numva ari byiza jewe, mba numva ari byiza bibaye bigarutse. Ni mwiza ariko hari n'ahandi nawe ufite amakosa. Kubera kuko nyine urumva ko muzajya kubakana, ariko ntimuganiriye, araguhunze. N'isoni ahari abakera bagiraga isoni, bavugaga ngo n'isoni. Ab'iki gihe ntazo bagira, zavuyeho baba baraho no mu mihanda. Uzi ko mperutse kubyigisha hariya Kacyiru, kababwira nti mwebwe muri mu kuturatira ipeta. Ariko twebwe uko muhamu tubona hari zo nkuru twambaye ntazo ziri mu mutima, badushingiraga nta pete ntaki. Impeta. Gusa niho turi mu gushaka ipeta, navuze Igiswahili impeta. Noneho ubu niho turi mu gushaka gusa kuvuga ngo tuzambaranye cyangwa se tuzambarane, muzambikane. Haleluya. Ariko nabwo ni ukugira gusa ngo aba nabuzwe, uyu n'umuzwe wanjye, ni ukugira ngo baze bazaga babone bati kaka nawe na sokuru bambaye impeta. Ariko twebwe ntazo twambaraga icyo, twari ukwemezanya gusa, tukarahira mu rusengero, hanyuma yabo Muse uziko nubwo nge hari impamvu uyu muco mukunda, iyo mbyumvise gutya n'ubundi si benshi nabyumvanye, kuko ubu nimwe ahari ngize nk'umugisha wo kuganira muri nk'aba kabiri. Ariko uyu muco ni mwiza. Se koko abakobwa n'abasore ugasanga bahagaze mu muhanda ngo barakundana jugujugu, bararyamanye mbere yo kubana, ubwo kandi ngo barasenga, cyangwa wenda uri dini ryo ari ryo ryose, ariko ntago mbi prefera ko ntago ari byiza. Ariko noneho nubwo mutanaganiraga, iyo makuru maze kumenya, nubwo hariho kutaganira, ababyeyi bakaba aribo barambagiriza abantu, ndahamya ko n'ubu hari bake muri iki gihe bakibikora. Bakireba umugeni bakeya barahari, akavuga ati ariko kwa runaka reka wenda nitangeho urugero nkanjye, njya numva nk'abasaza banjye bashaka neza, nkavuga ariko kandeba ariko umukobwa ukijijwe neza, ndeba imico
noneho rero numva ari byiza kuruta uko abantu bagenda bagakubitanira kuri Facebook n'ahandi bataziranye batazi imico njye uyu muco ndawukunda nuko rero muragiye murabyemeye ese mukecuru mwibarize mu by'ukuri nkawe wumvaga bumeze ute bakubarije utabigizemo uruhare ngo mwivuganire wumvaga utabishaka cyangwa watinyaga umuco wari umuco kandi numvaga nyine nanjye nyine mukunzaga kuko nabonaga ntacyo abaye waramukundaga naje akamukunda ariko nyine muri uwo muco wacu wari umuco umeze ukuntu nyine uteye ukundi mu buryo umugabo bavugaga bataserutse nka kujya mwarimu niho bandi no mu nzu ukiruka n'uyu mugabo yabaje yabari musaza wanjye cyangwa akavuga ati abiwawe baraje ugahita wiruka bana akabaraje bagaza hano ukagenda ukihisha bakazabakorera bakabagaburira bakabaherekeza utamubonye iwe mana yanjye nawe kuva mu nzu kandi umukunda wumva wanamuhobera habe mbese niyo yoba ari umugabo niyo yoba ari so wanyu bati ari wakwashe uko baje kugira ngo batagusangaga hafi aho ni nko gufata irembo ngo baba bari kure ukaza gari nawe ukareba aho wicara haba ari musaza wawe ukahihengeka abandi bakabagaburira bakagenda akarunguruka ukareba ukamenya nuko bari nuko bakavuga ati wamubonye umugabo uriya ukamubona ariko nyine ntiwajyaga kumuvugisha dore nk'aba bana bakiri bato basetse bumiwe nanjye ndimo mu by'ukuri ukumva urukundo rurakuzonze ariko nturi bugende ngo umuhobe ntabwo rwagaragaraga kuko rwari urukundo utobona kuvuga kandi keraga aho basaza mbese mu rugo bakunda nawe warahakundaga yego baravuga bati uriya ni urugo tugomba gushingira mbese ntabwo wavugaga we ngo yasimpage cyangwa simpakunze we babaga bahakunze nawe ukahakunda wumviraga ababyeyi kuri iki gihe ukamenya ko batugukundira habi bagukundira nyine heza mbese abana bagiriraga icyizere ababyeyi bakumva ko babarebera ese ubu nta nk'akantu kazagamo ngo uvuge uti ese ubwo mwavuganaga gute ko nta telefone zabagaho mwarebaga se nk'umunsi mugahurira ahantu mukaganira mana nyagasani si urukundo ko numva rwabazengereza rwaratuzengerezaga nyine ariko nyine nuko niko byari biteye ariko mana nyagasani kandi rero dore umusaruro byabyaye murasazanye murakundanye kuruta bareberwa bahecenye inkoko hariya bareba no ku bintu kuko usanga abantu bareba ibintu ngo ndajya kwa Haruna ko afite ibintu mu by'ukuri nyogokuru wenda nimwite nyogokuru noneho amazina yose ndayakwira ese koko abantu bakwiriye nk'abakobwa ukunda hari ibintu buriya hari ibintu barahakundaga ariko ibintu nabyo twabikundaga ariko cyane twakundaga umuco cyane cyane uzubaka ukubakira umwana mbese naho niwanyu bugira n'ibintu bakabiguha bakabiha umukwe wabo nk'uko ariko nanone twakundaga rwa rugo tugakunda wa muco uhari tugakunda bavandimwe twakunze nicyo cyazaga kibaranga cyane none rero ubwo kwerekwa byo nacyumvise ko kitarimo ababyeyi nibo babijyagamo nawe barabyemera ko babigiyemo nawe bahita babyemera kandi twebwe baranakwaga akamara imyaka 3 imyaka 4 inkiraho yaraje iri mu rugo ibyara kabiri ibyara kabiri ko batindaga cyane kubera iki papa hari ibyo barimo biga babaga bagenzura hari ibyo barimo bagenzura bati uriya mukobwa katuzumve kandi icyo gihe wabaga uriho bamaneko bo muri uriya muryango bashatswe iwanyu bakamenya ngo ajagira gutya agita udukosa umuhungu nawe iriya nawe nuko nawe bamugenzura noneho ibintu bamara kubona ko byabaye byiza bakavuga ati ese murumva ibyo bintu atari byiza cyane ibyo bintu ugenda umva nabikunda nuko rero muza ariko ntibyabaga bikigarutse umva nawe ni ibya kera ariko urabibona nk'uyu twarabiseka
arimo arabiseka nyine ku myaka ye 18 se uyu wejo bundi aravuga ati reka ibyo sinabivamo kandi reka biseke arumva bisa nkaho ari bidashoboka ariko reka mbabwire kano kantu yego burya ababyeyi ntibakwifuriza kugushakira umugeni gito yego ntibibaho ugize amahirwe bakamugushakira nabyo ubutombo y'ubugize umugisha pe aba bubu ngubu aragenda gusa agahura n'umuntu nyine kuri WhatsApp ariko se kuri WhatsApp umenya ari uwahe si ibyo se umenye sakoriki umenye abayeho mu bihe buzima umenye se ajya asenga cyangwa adasenga umenye se uwo muntu ko ataba ari ikirara si ibyo se kandi ibyo byose bo barabyibazaga ngo si umuntu n'umuntu iki erega n'ubu hari abakibitekerezaho bakeya ariko ntibaba bakibishoboye kuko abana b'ubu nabo ntiboroshye rwose usanga nabo ari umuguruko ariko se papa noneho nkubaza kandi nuko barabyemeye ariko bibana amahwi nawe basanga waramutekerezaga kandi nawe mwibanga akagutekereza ababyeyi babahurije hamwe icyo umwuka yagambiriye amen none se mukimara nyine kwemeranya nuko uragenda urasaba barasabaga no gusaba hagendaga iso n'abaso wanyu n'abakuru bawe wowe ukisigarira ntabwo wagendaga nk'ubu tuzi ko bakagenda bakagusabira ndetse baza bakakubwira bati twagukwereye inka zingana gutya none ngizi zawe baguhaye niwo mutungo wawe ukanezezwa na wa mutungo wawe ariko nanone gagatima bise izi n'inka ariko sindabona uwo nashakaga kagakubita kumva uramukeneye kumubona umunsi umwe mwaritondaga pe mwaritondaga ni ukuri ntabwo bagumiraga bavuga ngo baragenda bace ku mategeko y'ababyeyi ayandi byaba kandi umwana ntupfaga kumusanga mu nzira gusa yagendaga afite gahunda yagumaga mu rugo ntabwo bapfaga gusohoka kandi bakabimenya bapfuye kubimenya uriya muntu yarakowe uwakowe we yagumaga mu rugo nta wundi muntu wajyaga kongera kumubaza noneho kuko utari we kuguma kugenda wagendaga ari ufite igikorwa ugiye ukagenda ari ufite aho ugenda ariko ndiwavuze ngo ndava nkahanje mu mugi ntembere cyangwa ngere Nyabugogo ntembere gusa nta mpamvu oya waricaraga mu rugo ukareba umushyitsi ugusanga umunazi batariho ukamwakira ukamuzimana nawe babana barumuna bawe niba ari we mukuru ukabitaho bakarya kozikongoro ugatunganya mbese bashikaga umuntu wagusanze mu rugo akavuga ati nasanze umukobwa wa naka mu rugo niwe wafunguriye yanakiriye arafungurira ndagendaga n'ababyeyi bagiye mu nka abandi bahinze ukabwita aciye umugabo aranibwira ngo uvuye hanye naka n'uwo ndamwakira ndamufungurira uwo ni umuco gufungura umuco wari muco mwiza cyane umwana wacu w'umukobwa tiyongana n'uyu ari mu rugo nta umusanga wese aramufungurira cyane abazi no kubikora ariko abubu baza akarenge dufite umurimo wo kwigisha abantu impamvu ubu twabagendera kugira ngo dufashe abantu tubigishe hanyuma kubera ukuntu ikiganiro kiryoshye kandi njye mba mfite amatsiko nuko rero umunsi wo kubanuza kugera byagenze bite iwacu byari binagoye kubera kuko igihe twe dushakanye hari abapasiteri bake ntabwo bari benshi ubundi kandi twakora ni mu buhe mwaka 61 muri 61 mukecuru muri 61 Mana nyagasani 61 urumva rero kwari ugukora urugendo kujya gushingirwa mugakora urugendo rw'ibirometero hafi 120 n'amaguru n'umugeni se ariko nyagasani umugeni barabanzaga bakamuzana iwanyu bakamuzana mugakora fete yuko umugeni atashye ariko bamara bakamujyana ahandi kugira ngo mwe kubana batarabashingira mukaja kwerekanwa mu itorero ryanyu rikuru twebwe twashingirwa ahantu tugenda ibirometero 80
ubu ni nko kuva aha kugera hera kuva nk'aha n'amaguru ukagera i Butare mu mujyi uzi ko ngubu ariho mu kubitekereza kavuga nti burya iyo tugira nk'imodoka yego disi ziba zaradufashije n'ukuri mwarahuriwe muri n'abageni twageze mu nzu iwacu aranavunika ariko bana ushimwe bazagiterambere cyane cyane avuna ukuguru aravunika ari umugeni ariko mana dusigara tujyana kujya gushingirwa n'umuntu wavunitse mana ariko mana yanjye nihanganiye ni gahoro akajya kujyana gake ufite abadamu bakuru yego mu rugo iwanyu baguhaye bagucyura hakazamo n'undi ruhindu rw'abakobwa batoya ariko we mudamu mukuru banshinze no guheka akashyira mu mugongo ntiyavunikaga yaravunikaga nyine akihangana akagenda yihangana ashobora gahoro kugira nyine cyokora n'abakobwa n'abandi yamukundiraga ko anamuheka ahubwo agacumbagira nyine ariko nyine akakwiye washika hariya wari uhati turuhuke kicara mukaruhuka gutera intambwe gahoro twaba gufitwe n'abantu bakomeye abiwanyu bizeye bazaca urubanza nyine ko bari kugezeyo bakazatahuka nyine urubanza rushize bakaguma aho ngaho paka ukajya mu bukwe kandi icyo gihe kwari ugutegura abantu mukaba nka 20, 30 baje gushingira ndibuka ko twe twashingiwe turi 12 turagenda aho bitaga muri komisiyoni 12 mu rusengero bonyine n'abandi n'abakristo abageni 12 bateguraga abageni benshi bakabashingirira rimwe kuko abapasiteri bari bake noneho rero hakaza umupasiteri akashingira barya abantu 12 kandi akamashingira mwese muri ku murongo agasoma bibiliya yamara akababwira ko mugomba kubana buri muntu akaza agenda avuga ukwiwe bamara bakabapfukamisha bakabasengera kandi bamaze kudusengeraga mwakundanye mukabyiyemerera biriya byo kuvuga turemera ko mwese mwarabyivugira ndetse abantu nabivugaga bakavuga ati niba wumva ari ababyeyi bawe baguhase uyu munsi ubihakana kandi ufite uburenganzira bwawe kubihakana noneho mugahamya naramukunze nawe yarankunze atari ababyeyi banyu babahase utoya nabo nubwo bagezemo uruhari ariko bagezemo ariko natwe twumva kwiyumvanamo ko dukora ubukwe tubona kuzamuka kandi tugenda kandi birya birometero 40 mananya murongera mufata urugendo mwembi noneho twese gare babandi noneho n'abandi turagenda rero kera byari bigoranye nyine cyane n'amatelefone yari ataraza ubwo si wamukumburaga wandikaga gakete akabaru umukumbura mutarashakana oya abantu ubwo wamukumbuye ndi wanamwandikiye ubwo nta bantu barwaraga mu rubino bavuga ngo abantu barwara mu rubiki oya nta barwaraga barihangana cyangwa barihanganaga bagapfiramo bapfiraga imitima ariko murabana none se papa barirumbwira amaze kukwemera mumaze gusezerana wumvise bimeze bite ukurikije iyo myaka yose byari bimeze neza cyane amen cyane kandi nyine kumva uti icyo nashakaga niki nyigeze wanje uraruhutse wanje umerewe neza kumva nyine usanye umuntu wawe nka rya jambo rivuga ngo iyo ibyifuzwa bibonetse umutima uratuza uraruhuka uzi ko umuntu azaza gutekereza n'abana nyuma ariko mbere icyo utekereza ni ikintu kuba ufite umukunzi wawe uvuza ako kantu nibuka ukuntu muri iki gihe abantu bajya gushakana baranavuze umubare ngo w'abana bazabyara bakabiganira batazi niba bazabona n'urubyaro batazi niba bazanaba ingumba ngo tuzabyara bangahe ukabona afite umururumba wo kubyara abana batangwa n'Imana ntiwatekerezaga ibyo by'abana gusa nyine wabonaga byishe kandi twebwe ntitwanatinze kubabona yego 62 nibwo nabyaye imfura yanjye ese iracyariho arahari ari muri Amerika bagize ibyago mu Gatumba pfusha umudamu we n'abana 2 ariko abandi bana basigaranye na se bajya muri Amerika mu kwezi kwa 7 gushize bari hano kudusura uipfura ubwo nawe ni umusaza twajya twicarana nawe hano bakaza akamza plastic uyu batari bakifite abana ufite abuzukuru benshi
we nawe afite abuzukuru uwo muhungu yego namurumura w'umukurikira afite abuzukuru namushiki w'ubakurikira afite abuzukuru ariko mana haleluya imana igituma abantu b'imana barama haleluya none se mu by'ukuri ubwo se wabaye wakoze ubukwe uri mwarimu oya nakoze mwarimu ariko mfite umuhamagaro ukurimo mfite umuhamagaro waka ukagira ngo none n'umuriro uri kugurumana kabisa noneho rero maze gushaka mbona kujya kuba mwarimu kandi nza mpamushimira yahabaye intwari cyane kandi dukora umurimo w'Imana Imana iradufasha pe ngera n'igihe njya no ku ishuri rya Bibiliya nkaza musigira abana wenyine kandi ukamara igihe ndetse n'inda ziriya ntambara zo muri Kongo hakaba igihe baterwa njyewe naragiye ari wenyine cyakora bari kumwe yabaga ari kumwe na sebukwe n'abaramube bandi mu rugo noneho bakajyana bose wumvaga ari imbaraga kizigushoboza kwihangana utari kumwe n'umutware nawe Imana yari yaraguhamagaye noneho nanjye nza nkunda kubibwira n'abandi badamu yego utarahamagawe umuvugabutumwa ntiwamushobora kabisa ntiwamushobora icyambere ni uko nyine muhamagara mugahuza mwembi mugahamagarwa nyine wamuhamagara nawe ukawukunda umenye ko wanya ari ikirara umenye ko yagiye mu zindi nzira ntuvuge ngo yataye urugo nk'abubu birwa baguruka ngo bataye urugo ukamenya ko uko nyine ari umuhamagaro w'Imana yego ukamumenya nawe ukakujyamo kandi iyo wasigaye mu rugo usigara muri byinshi kabisa umwana arwara uri wigwariza waba uri kumwe n'abandi b'umuryango izo ntambaraga z'iwacu umwe muramu wawe yaguhekera umwe nawe ugaheka undi ugashyiraho imitwaro ubwoga umugabo urumva ntiyagiye gucuruza yego yagiye mu ivugabutumwa ariko yagiye mu ivugabutumwa kandi nawe waramwemereye kuko nyine ivugabutumwa nawe ari bamwe uravuga uti nzamufasha dore nk'uyu mutware yavuze ati nzagufasha tujye tuvuga ibindi aravuga ati aranabirahirira ati mukozi w'Imana nzagendana nawe ariko mu by'ukuri ntaraho bimusaba kwihangana ese niba abana barwaye nagiye kubwiriza za Butare kugira ngo sindimo nkumva sizo ngorane nyine uri wenyine ukagerageza ibyo bwose nturemererwe kandi ugashaka ukuntu ubana n'abandi amahoro kandi iyo uremerewe urihangana n'abandi wasigaranye ntubaremerere ukababera umwana nabo bakakubera ababyeyi kandi ntibyari byoroshye mwana ntabwo byari byoroshye genda byumva kandi kuko mwari mufite n'agakiza n'umuco ariko ubundi birakomeye cyane ubu ngubu umuntu ari kubona abantu ukabona nyine ko baratandukanywa n'ikintu kidashyitse udashyitse ariko ni ukuri iyo mwizeye Imana kandi mwaremeye Imana murakurikirana nyine mukagenda ku murongo Imana irabashoboza Imana ikabashoboza kandi umugore w'umukozi niwe nyir'urugo umugore niwe nyir'urugo reka aho hasimangire mukecuru kuko buriya hari igihe abantu batererana nk'abatware babo akavuga ngo umutware arahari ngo aza burya umumama aba agomba gukora agakorerera urugo agafasha n'umutware bombi bakanafashanya ariko umugore niwe mutima w'urugo noneho watanye ukajya ukazurora gutya yagushobora ariko iyo muri ku murongo arabishobora nkakubwira se yavuze ngo dushobozwa na Kristo duha imbaraga nawe ashobozwa na wa mugore umushyigikiye yabaga rero bakabana amahoro kandi nyine waza umubona waboneraga noneho nkabavuga butumwa hari igihe bamuhamagaraga aya masaha cyane baguhamagara nk'aya masaha ukabona gusa ni ugukumanya imyenda akayishyira mu gikapu nuko bimeze n'umuhamagara akaba aragiye yagenda kukibaza uyu muntu agiye uruke akaba niyo bamuhamagara nawe wanahinze nawe n'abataragiraga na telefone hakaba niyo usanga bamuhamagaye ku yandi matorero bahabaye ingorane yagiye gukemura amakimbirane kandi abapasiteri ngo bari n'abake umuntu umwe yazaga barevera w'isi nk'uyu mugabo yari nk'igihugu cyose kuko Kongo yo ni nanini akayikorera amaze kubaza kuza ugasanga bati yagiye nta telefone ntiyaguhamagaye akabura nuko akubwira
waje kuza ugasanga abana bari aho ukemera ukabakorera ukishugura kandi ukamenya nyine ko yagiye umurimo w'Imana. Ni ukuri nawe ukaba uramufashije nawe bikagufasha nyine ikaba impamagazi yanyu mwembi. Ndi wavuga ngo uzahamagara umugabo arahamagarwa umugore atahamagarwa muhamagarwa mwembi iyo uje kugira ngo mukore muhamagarwa mwembi mwarya byinshi mwarya biki muhamagawe mwembi cyane kandi nabwo yagiye mu rugo wakira abandi bashumba b'Imana. Yego abakozi b'Imana baza bakurarira batambuka bagenda kavuga ziducariya kwa pasiteri kuriya gwa wasigaye nyine umutima w'urugo ugafungurira abantu ugakinguriza amarembo ntihagire n'umuntu ugenda nta kantu afashe ariko abikigiye ko bagira n'ubugugura uzi hari nigeze numvaga kuri uko umuntu ngo wagiye ahantu hari ibintu byinshi muri firigo n'ibiki ngo haca umukozi w'Imana ngo yarashonje niyo za Butare n'umuntu wampaga ubuhamya ati yo nkajya ndeba amata nkayifuza ngo yaramaze n'iminsi mu masengesho ngo arangije nawe apfira aravuga ati reka mbasabira umugisha abasabira umugisha arasenga nta kantu afashe ati Mana rwose uru rugo ruha umugisha rwatwakiriye ariko mu mutima yakunkumuraga umukungu ati nabibonye yabaga nukuri rero nibyo rwose birakwiriye ko abantu bagarura umuco wo gukundana kwakira abantu neza Imana ibaha umugisha nukuri kuko burya umugabo araruhahira akarutunganya akaruhahira yagenda kuko yahashye ibindi akabisigaho ariko kugira ngo bitunganye byatunganywaga ari umugore uri mu rugo nyine niwe warusigaye niyo mpamvu umugore ari ufite hanini yego iyo umutima burya warwaye n'urugo biragorana ariko se buriya niyo umutwe warwaye bwo papa tubwire iyo umutwe warwaye buriya ho ibindi bibazo uzi ko iyo umutwe urwaye utekereza ko nta handi haza haryana ngo mu mutwe cyane kandi ukumva nyine ubuzima burasa nkaho buhagaze. urumva rero nk'abagabo nabo baba bakwiriye kuhagarara neza mu nshingano zabo n'abadamu nabo bagahagarara mu nshingano zabo bose bakuzuzanya ni nawo mugambi w'Imana. uburyo yahamagawe nawe aje gusohoka mu nzu yagusiga ikintu cyose mukavugana mukavuga uti iki kintu nubona kigenze gito uzagitunganye nanjye ndamara amayinga ndamara ukwezi hari aho bagendaga bakamara amezi ataraza ariko kuko mwasize n'amezi n'amezi ko ari amezi n'ibyumweru kuko nyine muzi mwembi ntawe ugora uwundi ukabitunganya nyine. Amena. None se nk'ingorane wagize muri izo ngendo zose wakoraga zivuga butumwa wasize n'umugeni urumva wayisuba n'umupasiteri umushumba nk'ingorane ikomeye yakugoye cyane wabwira nk'abantu bagakomera uburyo wabyitwayemo iyihe? ntabwo twobona ingorane imwe kubera kuko twagize ingorane nyinshi. Reka mbabwire ko twebwe aho twari tuyoboye ntabwo hari nk'uko tuvuga ngo paruwase Kacyiru. Paruwase Kacyiru yabaga ireba na za Butare na za Gikongoro za Cyangugu ukaja za Gisenyi bityo. Noneho rero ugasanga uko ufite abantu benshi niko bafite n'ibibazo byinshi. Ugasanga rero ntabwo utuje ufite amahoro. Uzi ko mu bintu byamfashaga ijambo ry'Imana rivuga ngo bampaye kurinda imizabibu y'abantu kandi n'uwanjye ntawurinze. Noneho tekerezaga usize n'uwawe muryango urawusize ugiye kurinda iy'abantu. Icyo cyari ikibazo kitoroshye, ikibazo gikomeye cyane, ariko nyine noneho washikaga ukabyitwaramo nk'umuntu nyine wahamagawe n'Imana. Reka mbabwire ko iyi Imana iduhamagaye iduha n'ubwenge
iduha n'ubushobozi bwo gushobora ibyo tutotekereje kuko twabishobora. Muri ya magambo tuganira byenda mu ihema, hari ahantu tujya kugera mbere ku kuntu kugira ngo bari abantu bashobore kubaka ririya hema ubwabyo bwonyine, nuko Imana yabanje kubuzuza umwuka wera, kandi uwo mwuka aba ari ubashoboza kugira ibyo bakora. Niyo rero turi mu muhamagaro, ikidushoboza cyane ni umwuka udufasha, kuko umwuka uduha ubwenge, ukamenya no gusubiza n'abantu, ukamenya nuko ubayobora. Wumve nk'uko wabaga uyoboye ayo maparuwasi angana gutyo, nayo ni amaparuwasi, kandi iyo nari nyoboye nagiye kuvayo imaze kugira za paruwasi 24. Yesu mwami. Utekerezaga noneho bakiri hamwe bose n'ibibazo niko bingana, akaba iyo mugenda mukaba murara mwicaye gutya bugacya neza mu gitondo mukemura ibibazo by'umurimo. Ugasanga hari umwarimu yakoroganye ntiyumvikanye n'abakristo, ibintu byagenze nabi, mugahamagara abakristo, mugahamagara wa mwarimu, mugateranya, mukigisha, mugasaka ibyo nabyo niko n'ingo nazo zibakeneye. Ingo nazo zagize ibibazo, zasenyutse. Ubu abantu bazavuga ese na kera zarasenyukaga, na kera abantu kubona bari blue. N'ubu hari abana bamwe babayeho batagira ba nyina, b'icyo gihe ba nyina baratandukanye. Satani n'uwa kera, ntaho atabaye. Ugasanga rero ibyo ni ibibazo bikomeye cyane. Ikindi rero cyari ikibazo kitugora kuruta ibindi bibazo, nuko twakoraga gutyo ugenda n'ibirenge. Icyo ni kimwe, ugakora gutyo nta mushahara ugira, ntamushahara ugira. Noneho hakaba igihugu kibazo utari wakoranaga n'inzara, ugasanga rero akorana n'inzara. Ikindi kimwe na kimwe ugasanga uranakora n'imyenda ntayo ufite, niba utari umuntu nyine wigwanaho. N'ubu nzabwira abandi bapasiteri nkababwira nti basha mwebwe mutekereza gusa ngo itorero ryampemba. Twebwe twakoreye amatorero, ugakorera itorero, ugahinga umurima wawe, korora inka zawe, ukadoda amahema rwose, ukayadoda pe, kandi ukabikorana umutima utuje, ukumva uranezerewe, n'imiruho uhaye uruhamo ukumva uraruhira mu murimo w'Imana. N'ubuhamya burebure tuzagenda tubukoraho. Umuntu yabuvuze ni burebure cyane, uburyo byaravunaga pe. Watekereza uko uhaye ujya ku murimo w'Imana, kugenda ibirometero n'ibirenge gusa, imvura kakunyagira, izuba, uhetse n'igikapu wenda ukananyagirwa udafite n'akandi kenda uri buhindure. Izo ni ingorane, ni ukuri cyane. Hari igihe bampera umugisha mwinshi, hari igihe wanyagirwaga gutyo, muri icyo gikapu uhetse harimo ibitabo gusa, ariko mana harimo ibitabo gusa nta mwenda, ukagenda ugahagarara imbere y'iteraniro n'amazi n'iki cyane. Ariko rero cyangwa ukajya ku kazuba ukumuka, ariko mana bakoze ibima. Ariko ikintu kidutangaza, wahagarara uhaye ubwiriza, amavuta akamama, ukabona Imana. Amen. Ukabona Imana pe, n'Imana ikururuka. Ejo hari umuntu wanandikiye nawe arakora, arambwira ngo pasiteri, ngo jya nibuka byabitera ngo mwazaga muzamo, ngo nkumva ndakumbuye cyane. Ariko twebwe iyo tubyibuka, ubyibuka n'imvura yabaga yakunyagiye, ubyibukana n'imvura. Nibyo pe, urukweto byenda wari wambaye wanacitse, uragenda gusa urusunika n'ibirenge, ariko rwacikiye. Yego. Imana ibaha umugisha. Ingorane yakuremereye kuruta izindi, tubwira imwe wenda tuzabigarukaho tuze no gusoreza. Wenda Imana ubwo ikibadutije turaguma tunabasengere, mugumye mugire ubuzima, nibura muzajya gusaza, nibura hari inyigisho imaze kugera mu bantu. Erega bana niyo mpamvu Imana yabahamagaye ikanabibacishamo. Mama, ni nk'iki wabwira aba mama barimo bagenda bananirwa umusaraba? Ni ukuri cyabakomeza
shigiye kandi harimo n'abadamu b'abapasiteri n'abarimu nkanjye nyine mbese ikintu cyabakomeza nk'ijambo wababwira hanyuma pasiteri ahita asenga noneho iki gice tugihagarikira dukurikizeho ijambo ry'Imana. Cyagoraga cyane ni kuko nyine yabaga afite impamagazi. Impamagazi iragoye. Yego. Hari igihe wagendaga mwagera ahantu wareba ukuntu ugowe cyangwa se nyine baguhamagariye ahandi mu yindi miryango usize abiwaye. Icyo cyaza kibikibazo. Aho avuze ni ukubahindura. Kuko rero babaheza invitation ukajisubira kwiyemera. Yego. Ibyo biravuna cyane. Ahandi twamaga twimuka ukimuka nawe ukagenda n'abana nta handi tusanzeho nyirakuru w'abana tusanzeho umukeba wasigira washogotse mu muryango gusa nta n'umurimo uhara urahiri wamara gushikaga rero ukabanaga n'abandi wasobarira utese umugumu ndahera wareba umugumu bikagushobera ariko nyine kuko twarahamagawe ukwemera kubana n'abantu kandi nukemera impamagazi y'umugabo kandi y'Imana ni kuko yabahamagaye ntumone ko ari ukugenda ukemera kuko yahamagawe n'Imana n'abandi nabo mwabaga musanze kera hari ibintu bikomeye yego bazaga bakubaha bakakubahira wa murimo w'Imana yabahamagaye mukora ugasigara aho ngaho wagira ubwana butoya wagira abakuru ariko nanone n'abandi wasanze ku itorero bakabubaha kuko nibaza babona umugabo yagiye cyangwa yahamagawe warebaga icyabashogoye mu wanyu nta kibuzo ufite umutungo yenda naho mwagiye umutungo ntuhaba wavuye ahandi tuvuge nk'uwo vaga ibyumba akaza nk'ino nimba ufite inka y'ibyumba kuvuga ngo ube hano i Kigali ntibyakunda yenda wanyuza gusa ushoro y'abana wari ufite inka mwarasize pe ukamushogoka gutya ukanagugenda kuko niko Imana yavuze Imana yabahamagaye ngo muje hariya yaguhamagaye ngo uve ivyumba uje yenda hano mu mugi ukumvira Imana ko nguti Imana yampamagaye izazana ibindi byiriza kandi Imana yampamagaye kaba mvuye mu muryango wacu izampa abandi bari ku muryango waje uza kwishikiriragaho kugira ngo byakire muri wowe ariko rero Imana ibaho umugisha mwari mwarizeye Imana by'ukuri cyane gusiga uzi ko ari nka rya jambo ngo va muri uri y'abakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka nzaguha umugisha nzakugwiza ni muzanza ikindi gihe nzababwira ukuntu yansigishije ahantu nakoraga heza ishuri rya Bibiliya ndi mu nzu nihirwa n'abamisiyoneri mpembwa amafaranga menshi ariko ndabisiga nja gukora ahantu mpembwa amadolari 12 ahandi nishyurirwaga inzu abana bigaga amashuri meza cyane noneho ndetse imbajana ahantu bajya no kurya ibiryo byo mu cyaro ariko mana uhinga n'isuku nawe tubivuga tukavuga umwana wacu w'imfura igihe kimwe twimutse aje ahantu noneho baduha imboga turisha zikaba izo bita ngo ni isogo zirura cyane yari yaramenyereye kurya kunywa ibinini by'inzoka akumva ni nk'ibinini kubera kuko icyo gihe bavugaga igiswahili noneho ngo bamuheza abaza nyina ati mama ngo iyi ni dawa ya nini nyina aramubwira ati ntabwo ari dawa ati ni imboga atoya ati imboga zisharira gutya ati iyi ni dawa tako se ni dawa yiki ndarwaje wumve rero ngaho hantu wumve usize ibyo wari urimo ubuzima bwo mu mugi ugiye noneho mu buzima bwo mu cyaro ariko Imana umuhamagaro urakomeye ndoroshe niko ndabwira n'abandi bagore ndabwira ngo pasiteri ukwiye kuba muhamagawe namwe ukwiye kuba mwunganira abagabo banyu mukabana nyine amahoro kandi nawe ukaba nyine mu ruhande rwiwe reka mbabwize ukuri njyewe iyo numvise bene nk'ibi njye numva n'amarira agiye kumanuka nkavuga ntari kuzi ko hari igihe tuvuga ngo twarahamagawe ariko tukabona tukiri wiki kuko nk'ibyo bintu kubyemera kabisa ni umuhamagaro kurekura uwo mafaranga wahembwaga umujyi iki ukemera kujya gukorera Imana
mu cyaro ugakoresha amaboko ukajya guhinga wari wagize umugisha ukarya utavunitse ariko Mana uzaha abantu bawe ijuru hari abantu bakoreye ijuru Imana ibampera umugisha turifuza ko n'ubutaha twazasubukura kuko twari tugeze noneho ku muhamagaro nyirizina ibyiza by'umuhamagaro n'ingorane z'umuhamagaro uraza kubikomozaho mu ijambo ry'Imana kuko ndumva wadusengera niba hari n'ikindi wabwira abantu tugasoza kino gice noneho ugakomeza ijambo ry'Imana ryo mu ihema ry'ibonaniro ariko nkanjye abadukurikiye ndumva nafashijwe kuko ubu buhamye nge buramfasha dukwiriye gukorera Imana haleluya tutitaye ku ngorane turi guhura nazo tutitaye ku nzara tutitaye kuko Imana yo igihe kijya kigera ikanabihindura yanatubwira n'uburyo Imana yaje koroshyamo ikanabihindura kuko ibyo byose urugendo rwaje no guhinduka ibintu bigenda neza umuntu atangira ababaye nkuko vanga ubushake bw'Imana burasharira ariko nyuma yaho bujya buzana ibyiza mushumba watubwira muri make noneho unadusengera murakoze cyane ahari ntabwo ndi buvuga ibindi byinshi ariko gusa reka mbabwire kuko umuhamagaro urasharira ariko kandi nyuma y'ubusharire hari ibyiza byinshi hari imigisha myinshi ntabonera mu muhamagaro rimwe na rimwe iyo ugihaye ubyumva utekereza yuko kubera ko ari ibintu bidafatika bitagaragara utekereza ko bitazaba ariko Imana iduhamagara ijambo ryayo riravuga ngo niyo kwizera ngo no kubikora izabikora izigenda ihindurira abantu amateka mugatangara kuko ni Imana kandi ni kurya yaravuze ngo abayikoreye ntabwo bazikorera amaboko hari igihe bishyika ukabona nyine koko murasa nk'abagiye kwikorera amaboko ariko uwakubwira nka none akakwereka nyine uko turi n'uko tumeze akakwereka abana akakwereka abuzukuru wavuga utabantu data none nta ngorane bigeze babona nta bibazo bahuye nabyo ukibwira ngo byose niko byari bimeze mbere none byose niko byari bimeze ariko twahuye n'ingorane n'ibibazo ikindi yenda ndibuvuge mu muhamagaro uko Imana iduhamagara niko n'abantu nabo barushaho kutwanga aho hatsindagira usanga mu muhamagaro harimo bake bagukunze aho hatsindagira ariko usanga harimo n'abantu bakwanga benshi ariko icyo dushimaho Imana niba kwanga wowe ntukaba umwanzi w'abantu ahubwo wowe uzarushaho kubakunda uko bari kose nubwo rimwe turi abantu twese nubwo rimwe na rimwe utabura ibigukomeretsa mu buzima ukuntu ubyifatamo ariko Imana ije igenda ibahindura igenda ihindura buhoro ugasanga nabo bari bameze nk'abanzi bawe babaye inshuti zawe yenda hari umunsi umwe nituganira twabonye ubundi mwanya nzababwira n'uburyo abantu b'Imana bahura n'abantu babanga rimwe na rimwe ugasanga n'aya maroza avuga nayo ntabaye ya none nayo naya kera kuko Satani urya ukora none ni nawe wakoraga nicyo agenda kuzanira abanzi benshi niko azana n'amarozi ariko muri ijambo ry'Imana ryatubwira ngo muzarya ikica ariko ntacyo kizabatwara amen muzahura n'ingorane ariko mumenye ko ndi kumwe namwe ikindi kidukomeza mu murimo w'Imana dukomezwa n'ijwi ryayo rigenda ritubwira iminsi yose iyo ducitse intege rikatubwira ngo humura ndi kumwe nawe tutinye mwana wanjye ndi kumwe nawe iryo jambo riradufasha cyane rikadukomereza muri uyu muhamagaro dufite kuri ubwo reka dushime Imana yacu nkuru kandi Imana idukunda
tugushimiye uyu munsi mwiza waduhaye, bakoze Yesu, umunsi w'umugisha, bahamagaye abakozi, umunsi udasanzwe kuko ntabwo tuwubona iminsi yose umunsi usa n'uyu, ariko ni umunsi twabayemo tuganira ibyiza byo mu murimo wawe ndetse n'ingorane duhuramo nazo, ariko tugashima amaboko yawe nubwo duhura n'izo ngorane, nyamara hari amaboko yawe akora ibitangaza. Kubera iyo mpamvu mwami turagushimiye, tugushimiye ku bw'aba bana beza waduhaye ndetse wanaduhaye uyu munsi gusa ubaduhaye, ariko waduhaye kuva umunsi twababonaga tukamenyana nabo. Turagushimiye rero kuko bateye intambwe bakava hari iwabo ukabazana hano kugira ngo twicarane uyu mwanya wose tuganire n'ibi biganiro bihesha abantu umugisha. Urakoze Mana, udufashe kandi ukomeze tugirire neza. Tugiye kuganira ijambo ryawe mu mwanya mutoya, ariko Mana uba uri kumwe natwe, kandi ufashe bariya bose bumva ijambo ryawe baryakire nk'iry'Imana kandi ribe mu buzima bwabo, ryubake ubuzima bwabo kandi ribakomeze. Urakoze Yesu kuko twumvise amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe iteka ryose. Amen. Arabohora TV.